kuba tutari kumwe ntibivuze yuko namuca inyuma kuba tutari kumwe ntibivuze ko najya mu bandi bagabo nubaho umugabo wanjye kuri rwa rwego nyine nawe ubwiwe ushobora kuba yabyumva atabaye Samara kamanibanga nibanga iri banga ndarivuze mugabo nyirajya yarambwiye ngo ntukavuge ikintu na kimwe akunda ibiryo none se reka maze nkubaze Didi ngewe ubuzima nabayeho narya ni burebure igihe nishwe n'inzara ni kirekire igihe naryaga ibiryo nabanjije se mvuga nko kubihingira nyine nabiruhiye ibyunzwe byaje nabwo nkarya rimwe ku munsi ni kirekire none naho Imana izaniye ibiryo ndeke kubirya uravuze ngo uko umuntu asevinga n'amafaranga nawe niko ugomba gusevinga ibiryo mu nda koko man rero reka ngubwize ukuri iyo ngeze ku biryo nta kindi gitekerezo mba afite ubwo niba twaye no mu kiganiro nongera kutekereza ko turi mu kiganiro ko mashije kurya igifu cyanjye gihasi rero mujye mundekanye mwabantu mwe inzara yanyishe igihe kirekire mu gihe kiza cyanjye cyo kurya rero mujye mumpereza umwanya niki kamera uri kwifata neza urabona nk'aka gakanzu gutya nambaye wari abantu bagiye gusakuza bavuge ngo Samantha ngo yambaye mini nk'aka gakanzu gutya kano gakanzu kameze ubundi papa yari warakanguriye nkamanya igihe urabona ukuntu karaye kamerama ubu hari abantu bari buvuge ngo ni kagufi urabona ntago ino kanzu ari ngufi ubu nyine nizo sayizi ubundi niba uri umubyeyi niba uri umubyeyi ukamaze kuvuga ngo ndafite ikibondo hano hanze yego ayo kanzu ntago ari ngufi kamerama uze kudukiza kuki wambara ibintu bikuru igitsina gabo reka njye mbaze kamera reka mbaze uri inyuma ya kamera iyi kanzu ni ngufi cyane iyi kanzu si y'ababyeyi abagabo hanze na kameramani mufite inyuma ya kamera nakiri ufashe telefone uyishyize hasi ngo nukugira ngo ukunde ungerageze wowe uzabona ishyano kandi ntabwo ndi buyizane ntabwo telefone ndi buyitore oya wavuze ngo nambaye nk'ababyeyi none se ubundi kwifata n'itegeko ko n'umushaka kuntegeko wambaye nk'ababyeyi wambaye nk'abantu bamaze kumenya Imana cyane ahubwo saho uri kubona uhereye hasi ukageza ku mutwe ari kubona ntambaye ntorere ya telefone kamera irahari maze gutorera oya yitore mu kinyabufura cyawe ubanze uhagurukira ababyeyi abahe babyeyi none se mu bantu bambwiye ngo nto telefone harimo ubyakira telefone yawe reka twongere tubaha ikaze mwe mudema gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nkuko bisanzwe murabizi ngo ese tubanza kubaza muri amahoro natwe iwacu turi amahoro niba muri amahoro reka tubishimire Imana kuko niyo rugira byose nawe utameze neza wihangane ejo bizagenda neza ubona ko byagenze neza ntukijye cyane ngo wihenure kuko yisi ni gatebe gatoki ibintu birahinduka ejo wasanga umeze nk'abasaba abo bimye Samantha kivuga ati mukozi w'Imana uravugisha kuri ku gaterero keza n'agatambaro keza ku gashati k'ubururu haraza gukita ngo na karida Imana yaraduhamagaye uvugisha kuri babyemera batabyemera ariko Imana yaraduhamagaye pe uvugisha kuri cyane rwose ako Sama ubundi ukimara kuvuka wumvaga ko uzabandikira umwana yego umuntu numvaga nzabawe n'ubundi naramubaye umuntu numvaga nzabawe n'ubundi naramubaye izo zawe zabaye ukuri cyane rwose ngiye uzi nkiri umwana numvaga ko nzaba muganga none se kutagiye kwiga section y'ubuganga ahubwo nkorera abaganga ngayo ngo none se ubwo urumva utarahombye naho nyenzo zizanye zabaye impamo rwose hari abantu bambwiye ngo ese umuntu yatumye usa nkuko ngo ninde duhe nimero yiwe umuganga atumye usa nkuko tuguhaye umwanya uyivuge wa muganga wamvuye se ngeko mwivugira kuko yaramvuye bigenda binahinduka giye ko ntabyo mba mbona ngiye birabintu mamuvuga ngo uko ngo nagendaga nkira ngo nagendaga mpinduka je simbibona sinzimana bari uko kwa kundi bavuga ngo nta wimenya ariko nukuri ndacyakomeza gushimira muganga wamvuye afatanyije na mushikiwe reka mbahereze nimero yiwe gusa n'umuntu wadanje nyine wambaye hafi aramvura ubu biba byaranarangiye mwandike nimero mu muhamagare ababishoboye mu mwandikire kuri WhatsApp abari online nimero ya muganga ni 0738 75 76 42 0738 75 76 42 iyo niyo nimero ya muganga wavuye Samantha twinjira mu kiganiro yego ngo sigaye ngo kimbagira
ngakagere ngo kakanyuza muri Yesu avuga ngo umwana wanjye ngo nari naratakaje ngo yongera arangarukiye. Ako se ubundi ubwo ntagarukiye Imana niryari? Hari umunsi wigeze kuri mu gihe cya Sekibi. Ikihe rero kagira inkuru ntacyo nzi. Kenzi ko nigeze neshuka. Sama urabimbwira Didi. Imana wayikoreye nkuko yarire. Cyane rwose uko yamamagaye niko nayitabye. Ugeze ukwera Sekibi. Uko jewe Imana yamamagaye niko nayitabye. Ubu rero nta kintu na kimwe wambwira kano kanya wumva ko cyansubiza inyuma kuko nakabe narasubiyeyo kera mu gihe nagitubisubiza. 30 hindura ubuzima bw'umuntu muri Bibiliya. Nyama ugikorera Imana neza. Ego komana 3 yonyine ahubwo se wababwira 5. Oya tubwira 3. Yahindura ubuzima bw'umuntu. Ahubwo se wazaza mu kiganiro cyo kubwiriza niba ari byo ushaka. Oya nyene shaka ngo menye ngo kukiri intama y'Imana cyanye ko menye ngo oya ndiyo cyane rwose. Kandi urumva umwanya wo kujya kubasomera Bibiliya nzanywe no kubigisha nyirizina cyo kinzanye. Nkanjye umurongo nshaka gusomera mwanya ntunguye. Nango kubw'Uwiteka ngamanura umwana wayo ngaze ngo gucungura ngaba ari mwisi bose n'ugatumye ngatanga umwana wayo. Byanditse he? W'ikinege muri Yohana. Muri Yohana kangahe? Ya byanditse muri Yohana kangahe? Uwo nguwo murongo nawe azawusacinga se. Hano hari abasesenguzi benshi. Mujye mumbabarira muri commentaire yasi tuba tubakeneye. Imana ntabwo yazanye umwana wayo w'ikinege. Kubera ko nakubajije iryo jambo uvuze byanditse muri Yohana kangahe kuko harimo Yohana wa mbere harimo tubwira kugira ngo n'umuntu ryafasha afate birajye kurisha ndetse agenda rero muri Yohana gusa. Muri Luka 20. Oya ijye muri Yohana ryo ni kangahe? Muri Yohana ni umurongo nawe wibagiye. Yewe niwongere kunseka pe. Niwongere kunseka pe. Oya njyewe numva misi ndi mu nzira disi zo kwibagira Uwiteka. Kuvuga ko ntabizi. Ahubwo nubundi dufite ba rupinzi benshi. Kandi agutunguye njyewe ndagutunguye. Wenda ngiye navuze. Ngenda gutunguye. Icyo ntago ari cyo kibazo. Ahubwo se wababwiriza mwanya wo kubabwira ijambo ry'Imana kumbwira ngo ngiye kubarangira imirongo. Oya kubwiriza ibintu nabitateguye waba ujye kutugwisha hahandi bavuga ngo ndimuka. Okay noneho umunsi nzaza ndi mu mavuta yo kubabwira imirongo yo muri Bibiliya. Nzaza nyibabwira ariyo plan yanzanye. Basi tubwira umwe. Rega buri urumva none se biri kumfasha utekereza ko ari byo byaba biri kugufasha cyangwa biri gufasha nundi. Muri kunyumva. Nyine ubwo ibiri kumfasha. Nibyo biri bufashe uri inyuma ya kamera bigafasha nawe twicaranye. Basi tubwira umurongo wibuka muri Bibiliya kera ukiri umukozi w'Imana. Oya nubundi oya ariko uretse ko nari n'umukozi nge nta nubwo ndi n'umukozi w'Imana kwanza. Gwera uyu munsi nge ntabwo ndi umukozi w'Imana. Uri umuki? Ndi umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana wewe? Yego. Uri umwana w'Imana? Ntuzongere kunyakira cyangwa kunyita umukozi w'Imana. Ngewe ndabigura mpagaze ku maguru yanjye kutari umwana w'Imana. Ariko se ubundi iyo bavuze ngo umukozi w'Imana wumva umuntu ashatse kuvuga iki? Umukozi ni umuntu akora umurimo w'Uwiteka akawucimbagiramo. Wabyishe. Reka nkubwira akantu utaruzi. Buriya umukozi wenda nubwo twafata uwo mu rugo cyangwa n'uwo mu kabari cyangwa n'uwo muri zindi serivisi. Oya bureka wumve umukozi ni urugero ngiye nguhaye. Umukozi iyo akoze nabi baramwirukana agataha bakazana undi. Icyo uracyemera iyo akoze nabi nyine ukabona ko ibintu ari gukora n'amasezerano mwagiranye ukabona ko arimo arica projet zawe. Si umwirukana ukazana undi. Ariko umwana mu rugo umwana wawe wabyaye yakora nabi ukamwirukana cyangwa wamucishaho ikinyafu agakomeza akaba umwana mu rugo. Nyene ya ubundi bavuga ngo igito gitabwa iwabo. Urakoze. Rero ntago ndi umukozi w'Imana kuko mbaye ndi umukozi wayo. Ejo bundi nakitwara nabi bakanyirukana bakazana abandi. Ariko genda umwana w'Imana ndahari. Ndi umwana w'Imana ntabwo ndi umukozi w'Imana. Abantu bajye bamenya gutandukanya iki kintu. Umukozi n'umwana abantu batandukanye. Ntago ko wafata umukozi wawe ariko kandi ngo baravuga ngo umwana ngateta ku babyeyi. Yego. Urakoze cyane. Umukozi ntateta. Rero nkuko umbwiye ngo nkubwire ngo ijambo ngo naba nibuka muri Bibiliya ngo nkiri umukozi ntago nigeze ngembe umukozi. Nahamye ndi umwana w'Imana. Nihe jambo basi watubwira basi ukavuga ati aha nahanditse nkuko umuntu agiye gufata Bibiliya agasanga ntabwo ugeze. Ariko se ubuno munsi ntago waje kumbera ikigusha koko. Oya ndashaka kubaza ngo menye neza. Ibintu byose uri kumbaza. Hari kwinjiramo neza. Byinshi nababwira pe. Je Bibiliya yose ubundi ndimba mu mutwe. Nagoro nyina buri cyo kugira. Aho darandi Bibiliya. Avuga ikibazo. Harahandi ngo mbivuga ku itegeko ryawe. Ngenza bivuga binje. Ngenza bivuga utabimajije. Nk'urugero untunguye ukambaza ati muri Bibiliya uzi mu yohe murongo. Naje nabwo ati hari ahantu handitse ngo kurongora ni byiza. Ngaho kutarongora bikaba byiza kurushaho. Asa nta girlfriend ugira. Ndashaka kumenya. Nta girlfriend ugira. Yewe se. Nkurangire. Nguhe pasi. Nta girlfriend mw'abantu mwe.
ngewe uko kuko urumva izo ngingo ugezemo reka ngiye ngushakire pasi. Yego oya pasi y'Imana ariko none se pasi y'Imana ugushatse kuvuga iki? nta ntungwe nanjye nkamubwira imirongo yanditswemo sha ntayimbwiye kubera ko wabuze niyo byanditse wahabuze pe. ndetse kurongora ni byiza kutarongora bikaba byiza kurushaho aho uwo murongo nta urimo ngaho noneho nyinjiza mu kiganiro nyirizina. Okay reka tunje mu kiganiro ngo imitima ngo y'abantu ngo urayishenguye indi wewe ushingiye kuki ngo wamanitse ibiganzo kunyongera banyerekere mbereke iki banzu nyerekere mwereke imitima y'abantu ukuntu bamaze kuyirinda oya ndashaka kumenya ibyo ushaka kumbwira ngo mbereke ni ibiki bongerera nkuko intoki urakeye barababonye ibyaha uzabibazwa ibihe byaha ibihe byaha ngiye byanjye nawe bireba aba bagabo ugwaje imitima abahe bagabo aba bagabo bari bazi zanjye hari ibintu birwaza abantu imitima ngewe aba bagabo bari bazi kuzaba hahigwa wa kabiri ngaho abagabo bari bazi kuzagenda mukabana mu buzima bwiza bwose ego ya urababwiye ngo muceceke ngo mfite uwo nashingiranywe nawe harimo mariage harimo fiançailles harimo n'akantu k'umurimbo yo akoze ikintu kiteye agahinda nuko nanjye nzambaye burimbo zose ngo nzambaye zose burimbo nta nimwe uravuze ngo ni kwa kundi ubyina umuziki utaravuzwa shape uvuze uko none se uri kumbwira ngo ibi ni ibiki nuko uzambara burimbo byo kwihesha amahoro kugira ngo nje niyibutsa yuko hari ikintu kigeze gicamo kandi hari abantu bambwiye ngo kiriya gitomati ngo shihore kuri ako gafanta kangera ese undi sama reka nkubaze didika ko washingiwe isi yose bireba kuki hari abagabo bakikwiruka inyuma icyo kibazo subwo ninjye wakibaza kuki utabamagana ukabaga ati ngewe kuki utabamagana se none se hari wansangana nawe we hari wansangana nawe audio ngaha wumve ntayo pe audio y'abantu bababaje ntayo reka kwikina pe mbabarira audio y'abantu bababaje tuganira ibindi byo bintu byo kubeshya byihoreje kandi iki kiganiro reka nkubwiye iki kiganiro kadutangire dusenga Imana kuko ndabona uri buze kuza kuncumuza nkagukutira hano turi busaye utambwiye ijambo ry'Imana utambwiye 200 yo muri Bibiliya ntabwo nabiko okay ngaho tuganire gusenga tubireke n'ijambo ry'Imana tureke ngaho tuganire ibyo ushaka tuganira twiganirira ntari twiganire nta kibazo kandi babona uzankubitisha n'inkuba inyota niko ngirizu nguragiye cyane abantu mwe kuri Fantamita nibukuna abantu banserereje bakananuka muri commentaire warakuru urugore ngo narwo rujya rwihagararaho warakuru kiba kijya nk'igiko ngurajya ngo karumbu urajya nk'igikoko ahubwo se babonye iki ko hirwa yambujije kurya kubera urusa ko yari afite inyuma yanjye ako se sama ariko nandi kumwe nawe kuri umubyeyi wiyubashe gutujya nka kuri yanye twega abana tukareka kujya nariye gute so nakozemo gatatu nkashaduka ibiryo byashize ayinda bimaze yego koja muzi kurya mwana ubona isiyaka shamuzi kurya uzi ko mushobora ubona isiyaka uzi ko mushoboye kandi baravuze ngo abakozi b'Imana ngo bakundinda bakunda ibiryo none se reka maze nkubaze Didi ngewe ubuzima nabayeho narya ni burebure igihe nishwe n'inzara ni kirekire igihe naryaga ibiryo nabanjije nabijyagiye se mvuga nko kubihingira nyine nabiruhiye ibyunzwe byaje nabwo nkarya rimwe ku munsi ni kirekire none naho Imana izani ibiryo ndeke kubirya uravuze ngo uko umuntu asevinga n'amafaranga nawe ni kugomba gusevinga ibiryo mu nda koko man cyero reka nkubwize ukuri yogeze ku biryo nta kindi gitekerezo mba afite ubwo niba twaye no mu kiganiro nongera kutekereza ko turi mu kiganiro ko mashije kurya igifu cyanjye gihasi rero mujye mundekanye mwa bantu mwe inzara yanyishe igihe kirekire mu gihe kiza cyanjye cyo kurya rero mujye mumpereza umwanya niki cyo ko hari umuntu wavuze ati ratiriri ugize amahirwe urabibonye iriri uvuzeho kandi abahetazi nabo bajya babonera abantu banyandikiye barambwira uti ndashimira mama Sheila tuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndashimira mama Mignone ndashimira mama Grace ndashimira Fiona ndashimira Teta ndashimira bambwiye ngo Samantha ngo niba mureke ngo niba ngo yarabonye ngo tuvuta two kwisiga ngagasa neza se birabareba iki ubu hari abandi ngo batubuze nese sibyo hari n'abatubonye ntitwabafata nibura twisiga ntitwabafata ariko ubonye amahirwe ariko ngiye amahirwe ndatubonye ndatwisize turanamfashe ubundi mama ufite ikihe kibazo how are you ni baba haters bamwe mbona nyine we muri command hari abandi bavuze ngo ubuzima utemwa ngo nubwa prank nta kibazo birareba nde
ubwo buzima mbayemo bwa prank niba babasha kubureba bakabona ko ari ubuzima bwa prank. Ako hariho nabemera bakavuga ati bya bintu kumbe nahora ndabibona kumbe n'iby'ukuri. Nanjye hari abamaze imisi babimbwira ati narinzi ko ari prank amamubeshya ati noneho ntindemeye. Ariko ibintu byose bizahora ari prank. Izo prank abantu bakoraga kera muri za 2020 ubu imyaka 6 ikabishize bumva ko ari z'abantu baba bakirimo. Rego ubuzima bugenda buhinduka uko imyaka igenda ishira. Ubu ngende Samantha mushya ko uri umwana w'Imana. Nabahe bantu bamaze kwigira kuri wewe bakagana Imana kubera. Ni benshi nanubwo namenye n'umubari. Kuko je nateruye teri nkajya kubwiriza ahantu mwivuga butumwa ahantu bantumiye runaka ntago nahaguruka abantu bataje ngo bakira gakiza. Katuguha umwanya abanze tubwiriza hano gakeya. Oya ntago nyine naje kubwiriza. Twiganirira. Jemba numva nkumbuye n'abantu banje nshaka ko bambona nubwo naza nkicara kuri kamera simvuge n'ijambo na rimwe nkabasuhuza nkongera ngaguka kuri kamera nkigendera. Banumva nshaka kubiyerekana baba haters ngabereka ko meze neza kuko ubu ngubereka bari abantu babarangiriye nabi bashaka ko birangira nabo mashaka kubiyereka kugira ngo babone yuko ibyo bifuzaga bitagezweho. Nje ntago naje kubwiriza. Kino cyagiye kirambabaza ngo nuko ngo papa hirwa ngo biriya byose ngabibona ngo bikamukora mu nkokora. Ntago mbizi kuko ngiye muhamagaye ntanyita basimvugana nawe. Ngiye turavugana. Ayo maherwa niwe nawe. Nese namuvugana bazaduhuje. Sisema wagira imbabazi. Ahubwo nguwo uri kuvuga. Nguwo uri kuvuga. Ahubwo uko muvugana wazamunsabiye. Kandi avuga uti nubundi Samantha ningira mu buzima bwiwe nubundi azambabaza nkuko yambabaje mbere. Tambabaza. Ntago nyine nigeze mubabaza niwe wambabaje uzabaza. Ahubwo uzaduhuze. Kandi nagushaka amakosa. Ubwo yakemera yuko duhura. Ninde? Ariko Pahigwa. Ndetse umuntu mamagara ntiyitabe yakemera guhura nanjye. Umuzi rero suyunguyo. Uzi Pahigwa wa kera. Si wowe iki gihe. Wese uruka kumubona cyane ukumwumva kumaje. Twaravuganye kuri telefone. Naringize ngo mwarahuye. Ntago akiyerekana. Ngo didye ngo nimba ngari ikigano ngo cyambere ngo wakoze. Ngo kikanshimisha. Ngo nuko ngo nabonye ngo umugore wanjye ngamanika ngo impeta ngakavuga uti. Nguribuka ngo cyaje ngo tubwira isi yose. Ngo twemeye ngo kubana mu mahirwe no mu marushwa. Nasta koko niko yakubwiye uri seriye. Magambo yarayambwiye. Ako numva gatima kaba kakiriyo. Naye mpamvu naguhamagaje ngo twiganire. Ako gatima ko numva kaba kakiriyo niba mwaba mwavuganye. Ako yarambwiye ngo ngo Samantha uri ubona sindayizira kari we Samantha. Kubera ngiye ariko nta kintu ahindutseho ngewe. Ngo Samantha ngo yahinduwe n'aba diaspora. Ariko aba diaspora mwagorwa koko. Aba diaspora bahindura umuntu gute? Bamindiye mu buhe buryo hari uburyo budasanzwe bugeze mumbonamo butandukanye nuko mwari musanzwe munzi. Ngo Samantha ngo tuzi ngo si wawe ni ngo yakimbagira muri Yesu. Indi. Ngo Samantha ngacimbagira mu ifaranga. None ze gukimbagira mu ifaranga Imana nitabara ntago tuzaserukara. Sama wareka gusane. Imana iserutse isigisobanuye umuntu. Iryo se jambo rizwi. Iyi Imana iserutse isigisobanuye umuntu wayo. Niba Imana igeze ku buzima bwa Didier ikaza iserutse ntabwo yagusiga uko yagusanze kirazira. Igomba gusiga igusobanuye ku buryo wa muntu wese wo ku ruhande uri bukubone ari buvuga ati none ko tubona Didier hari ukuntu birimo biragenda bihinduka biri kugenda bazatangira kubona kusa neza n'ubwo budasa neza bazatangira kubona yuko nyine ubuzima bwawe bwahindutse buri muntu wese uzakubona nyuma yuko Yesu amaze kugusura byanze bikunze azakubonamo ikinyuranyo cy'ukuntu hari umeze Yesu ataragusura. Yego ntabwo rero aka kanya niba ndi mu gihe cyanjye buraga hari igihe cy'umuntu hari igihe umuntu agera mu gihe cye iki gihe ndimo rero ni icyanjye mundeke nezerwe mu gihe cyanjye. Ibyo byose rero muri kugenda mubona ngo ntago nkimbagira muri Yesu ngo ndi guki ayo mafaranga ndimo nkimbagiramo nayo wampaye ngo wowe urimo uravuga yuko nkimbagira mu mafaranga harimo angahe yawe harimo amadolari angahe yawe cyangwa harimo amayero yawe angahe ngo dore ngusige ngo wisiga ngo amabyingo yo kwa Satani birareba nde karema munyenza nza hano nkabahereza igiswahili kivanze n'icyongereza birareba nde birareba nde murashaka kongera kumworogoshora gusa neza ko tubabaza nyine birareba nde reka gusa neza Tukwinginge tugukeneye gukubona ariko ko mugiye gutungurwa ra tugukeneye gukubona mu isura ariko ubundi mwamaye mahoro tugukeneye gukubona mu isura y'umucafu ariko manze mbabaze umucafu uri umucafu muguri muri Yesu uzi ko n'ijambo ry'Imana rivuga uri ubwenge Imana izakureka
bira bintu byo kwicupiza byo kugenda umuntu akigira ngo umuturage akagira ute muzi ko biri mu bintu bya mbere byatumye uriya mugabo agenda. uvuze ngo uzi ijambo rimwe uriya mugabo yigeze kumbwira yego antumaho intumwa ngo uri igiturage ngo ntago uzi kwitaho ngo ntago ngushaka ngo kugira ngo ukagura amavuta meza ngo use neza ngo ushaka kugira ngo ushyirisheho ngo n'udusuko ngo tw'udusirimu mbese mu bintu bya mbere byajyanye uriya mugabo yambwiye ko ngo n'ubuturage bwanjye burimo ngo yarazi ko nitubana ngo nzaba ngo ngeze adresse y'umugabo ngo nzahinduka ngo nkiyitaho rimwe na rimwe akanambwira ati kudufaranga ngiye nihiringa nkakorera ngiye nkadufata nkatukuzana ngo utujere wamburanye iki kuki utagenda ngo uguremo amavuta meza ugenda ugura utwenda twiza erega bura kuba umurokore cyavuze ukuntu yambwiye jewe uriya mugabo yarambwiye ati kuba umurokore cyangwa kuba umukristo ntabwo bivuga kwijabiriza cyangwa kwicupiza ibyo ngibyo byawe uri kuvuga ngo tukubone mu buzima bw'ubucafu ngo ariko muri Yesu n'ubundi muri Yesu usa neza ntago waraka kubamo jewe uriya mugabo ijambo yarinyujije mu gutwi mo gake niba mwibuka umuntu wabivuzeho naringiye kumuvuga ariko Imana kimwe bigarukiye ku mwasi maje kuvuga izina rye hari nundi muntu yigeze kubitumaho nyina arabimbwira urega ngo ugerageze ngo witeho ngo umugabo wawe ngo nabyo biri kwiyitaho nta kundi umugabo yavugaga warashaka ngo ngenda muri salon byibura nk'ibisuko by'ibihumbi 40 udusuko nyine twiza tw'udusirimu batunkireho mbese nyine mbesa neza niba ari utwo duherena ngo ntushyireho nyine niba ari n'akajipo wenda karinganiye wenda katanyambitse ubusa ariko nyine ijipo nyine iri kuri size yanjye niba ari agakanzu ubona nk'ikanzu nambaye kamera bari kwifata neza urabona nk'aka gakanzu gutya nambaye wari abantu bagiye gusakuza bavuge ngo Samantha ngo yambaye mini ubona nk'aka gakanzu gutya kano gakanzu kameze ubundi papa yari warakanguriye nkamanya igihe urabona ukuntu karaye kamerama ubu hari abantu bari buvuge ngo ni kagufi urabona ntago ino kanze y'ingufi ubu nyine nizo size ubundi niba uri umubyeyi nizo niba uri umubyeyi ukamaze kuvuga ngo ndafite ikibondo hano hanze yego ayo kanzu ntago ari ngufi kamerama uze kudukiza kuki wambara ibintu bikuru igitsina gabo reka njye mbaze kamera reka mbaze uri inyuma ya kamera iyi kanzu ni ngufi cyane iyi kanzu si y'ababyeyi abagabo ngaha hanze na kameramani bufite inyuma ya kamera nta abagabo bari ngaha hanze baragukeneye kubera beretse intege zawe oya Didi ntago intege zanjye zigaragara hari umuntu uzibonyera kamerama ongera unsubiyemo bino bintu oya ntago zigaragara oya pe doresha iyo kamera keretse niba itari buze gufata igomba gufata oya ntari ririya ribore ziri hehe reka gufata oya kandi ngiye nashaka kwerekana sama akira turi no telefone y'intorere y'intorere narababwiye ngo nta kizabuzitaza kuza ariko umuntu ubizana bureka ugata niba utambaye imini intorere ya telefone bureka gata wumve ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ariko umuntu ubizana wowe nyine uzana ibisitaza ngo uzabona ishyano ubu ngubu tubwizanyije ukuri ufashe telefone uyishyize hasi ngo ni ukugira ngo ukunde ungerageze wowe uzabona ishyano kandi ntabwo ndi buyizane ntabwo telefone ndi buyitore oya wavuze ngo nambaye nk'ababyeyi none se ubundi kwifata n'itegeko ko n'ushaka kuntegeka wambaye nk'ababyeyi wambaye nk'abantu bamaze kumenya Imana cyane ahubwo se aho uri kubona uhereye hasi ukageza ku mutwe ari kubona ntambaye ntorere ya telefone kamera irahari reka nigutorere oya yitore mu kinyabufura cyawe ubanza uhagurukira ababyeyi abahe babyeyi none se mu bantu bambwiye ngo nta telefone harimo ubyakira telefone yawe reka mbabwire mwa bantu muzi bino bintu ikintu mbikoreye se izi size ngo nizo umugabo wanjye ashaka mvuze ngo umugabo wanjye kano gakanzu sinkubwiye ngo ni wakanguriye yarambwiye ati ubundi kanzu ziri muri urwo rugero pana bya bikanzu bigera ku birenge aka gakanzu kari muri uru rugero ngo nsa neza nyine nibyo umugabo wanjye ubundi ashaka ngo bira ibigo byo kugenda ukicupa nibingibi mumaze bitambara mu ntabwo umugabo wanjye ababishaka reba pe reka ngwize ukuri umugabo wanjye arasenga pe nubwo bamugane ntazi satani yaje kumutera nkuko yabyivugiye ariko umugabo wanjye buri arasenga kandi arakijijwe ariko twebwe abo bita abaprotestant ubwo nabangirikani mu by'ukuri ideni yacu itwemerera kuba utwakiyitaho nyine arambwira ati ko idini ryacu rikwemerera kuba washyiraho ibisuko aturetse ko ngira nabikunda umugabo wanjye akunda ibisuko abashaka ko nshyiraho ibisuko by'ibisirimu bisa neza abashaka ko nakambara dukanzu nyine si mini pe no kanzu ntabwo ari mini muze kuducira impaka muri commentaire iyi kanzu ntabwo ari mini nkuko mwebwe mu bitekerezo ikanzu nyine ziri mwayene ziringaniye nyine gutya atari birebire ariko none bitari bigufi nyine imyenda wakambara ukajya n'umuntu akabona ko uri umusirimu umugabo wanjye abashaka ahubwo mungira ba muri commentaire uyu mugabo ndaza kumukorera iki arashaka ko nambara gutya niyo mpamvu naje nambaye amakanzu kuko arayikunda kandi ndabizi ko n'iki kiganiro tuzakimusharinga akakireba
ko umugabo wawe ngo disi ngo nanga hari mungira inama nambaye nabi ku buryo nkomeje nkambara nkuko umugabo abishaka hari umuntu byazabangamye ngo nanshaka bitambara mu mutwe ngo nanshaka honge bikanzu bigera ku birenge arashaka nyine ngendo umuyobozi wabadukurikiranye ngendo umuyobozi wabadukurikiranye aha ngaje njajinge nk'umuyobozi yego kaze ati ibyo wavuze ntibikunda Samantha gusa neza kwawe gukurura igitsina gabo mu mujyi wa Kigali oya kandi mufite rega umugabo wanjye nubwo tutabana ngiye mufata nkaho tubana uzi impamvu si buraka gatangwa kino kintu umugabo wanjye nubwo ngisubiremo umugabo wanjye nubwo tutabana mufata nk'uwo tubana kubera yuko niwe muntu twasezeranye niyo mpamvu nababwiye ati zino meta bagomba kuzikuramo niwe muntu twasezeranye niwe muntu twabanye niwe muntu namenye w'igitsina gabo mu buzima bwanjye Samanyame nibanga sasa rero kano kanya kuba tutari kumwe ntibivuze yuko namuca inyuma kuba tutari kumwe ntibivuze ko najya mu bandi bagabo nubaho umugabo wanjye kuri rwa rwego nyine nawe ubwiwe adashobora kuba yabyumva atabaye umuntu Samareka nibanga reka nibanga iri banga ndarivuze mugabo nyirajya yarambwiye ngo ntukavuge ikintu na kimwe ndakwiyamye ako njyewe umutima wanjye buri kuragenda ushinja ibintu byinshi ati vuga yaritoye umugabo warambwira ngo dije ngo subana ngo yego ngo umugore wanye ngo ndamukunda ngo mugabo ngo nta bushobozi ngo nyifite bwo kumugira iki bwo kuba mufite niyo mpamvu muhamagara se ntiyitabe urakoze uzikura mugabo muhamagara guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru atageta ba telefone yanjye yarambwiye ngo kuba ngaye gusa neza kuriya ngo bingaragariza ko byanka byakunda afite abandi bantu ari ngo baramugira kuriya reka rero nkubwiza ukuri yego nubwo haba hari abo bantu banyitaho baba banyitaho mu buryo bw'uko bakitaho nko ku bandi bose ariko nta kintu na kimwe cyankora ku mugabo wanjye nta n'ikintu na kimwe cyatuma umugabo wanjye namuhemukira nkatandukira amasezerano twagiranye mu gihe bitari byahamwa n'amategeko y'uko njye nawe dutandukanye ntabwo ibyo gusa njye Samantha narikora ndindiriye umugabo wanjye kandi nihangana ubu kano kanya hashize umwaka n'amezi 4 twatandukanye mu kwa kabiri itariki enye z'ukwa kabiri 2025 none uyu munsi turi mu kwa gatandatu bivuze ngo mu kwa kabiri umwaka warashize harenzeho n'andi mezi 4 maze umwaka n'amezi 4 ntabana n'umugabo wanjye ariko ndacyamwambara impeta kuko ndacyamukunda akonundi ubaye itakimufitiye umutima didizi impeta naba narazishinguye narazijugunye kandi ikindi ntakimusubizamo mu majwi mvuga ijambo umugabo cyangwa papa w'umwana wanjye ntakimuvuga no muri kamera ariko kubera ko nkimukunda kandi nkimukeneye ndacyambaye izimeta kandi ndacyakomeza no kumugarura mu majwi kubera ko no kumuvuga ubwabyo birandyohera pe ubiri jo ndarareza ese ntabwo waba warafumba si bituza by'abandi bantu ukavuga ngo ibi bituza mfumba se nta gaciro bigifite reka nsubire gufumba ntago ibyo bintu byakunda kuko umugabo wanjye arahari ntiyapfuye kandi ikindi ntago amategeko yigeze dutandukanye mu gihe rero akiri umugabo wanjye mu mategeko n'imbere y'Imana hose ntago namuca inyuma gute kandi ubwo nyine nanjye nabangiye gukora ikindi cyaha kandi nta mpamvu niyi nimwe ibinyemerera niyo mpamvu nirirwa muhamagara nubwo atanyitaba cyokora nubwo ntangiye kugenda menyaho gake gake impamvu zimwe na zimwe Sama gusa neza mu mujyi wa Kigali n'amafaranga tugere ubushobozi bumwe canke ingingo ugenderaho mu gusa neza ariko nyenda kora utatugira akazi kawe nonanya ngo mvuga akazi kantu gufurira abaturage akazi ko kuvoma mu by'abaturage ubu kugira ngo nze hano gukora iki kiganiro hari umukire navomeye amajerekani 10 hari naho nafuze imyenda bampereza 5,000 ese ntaga kurungika gutora imyenda mu cyumba cy'abakire ugasanga cya cyumba ufuze n'amashoko warayeho yego ko Yesu ariko sha uri ikigusha pe kuri ikigusha we nukuvuga ngo ngiye barampamagara bati hano gutya mu gipangu hano hafi wanyu harimo abantu bashaka kubafurira nkagenda nkasanga basohoye ikibaro cy'imyenda kiri hanze hayinyuzamo ijisho nkara ni barimo amakobayi menshi tukavugana amafaranga iyo bayemeye ngiye batabanzana amasabune n'amaho hanze nkatangira ngafura iyo maze gufura imigozi nyujuje banyishoranye nkigendera harande ntamambwiye ngo Samantha amavuta yisiga ngo agura amafaranga ngahe batemeta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo natwe tuyaboherereze tubwira igice cy'amavuta wisiga oya ntago nabivuga uyakeneye azanyandikira bimbaze ngo uvuze ngo wumva akeneye kumenya igiciro cy'amavuta nisiga akaba yarabonye ari meza azanyandikire murangire aho yayakura mubwire n'igiciro erega no hanze twayabohe
nkayoherereza. Mama Fisto wabyumvise, Mama Fisto atuye Arizona, wamaze kubyumva ko amavuta uzamagare Samantha azamamagare kubera ko cy'ayo mavuta turagira no hanze turaboherereza. Sinagenda ari umuntu wanumye sinagenda nkayagura tukayohereza ku iposta ntiyamugeraho. Uyu munsi gucana inyuma ko abagore ubyita gutewe nko mu buzima bwa utuyemo. Cyareka nkubwire. Ntaho navuga ngo mbyita gute kubera ko iriya n'ingeso ibiba mu muntu. Kandi mbavuga ngo ingeso ipfa nyirayo yapfuye. Bara niba umuntu iyo ngeso aba yikora kano kanya ntuzategeze ko ari bw'ababyizi. Ni ya ngeso aba yarakoze mu bukumi bwe, ubukobwa bwe bwose akayikora, noneho yashaka umugabo nyine guhita bimuvamo ako kanya. Sha biba bigoye pe. Bisaba ngo sinzi cyetse abaye iri nka umuntu wahise umenya Imana ahita bivamo byihuse, ariko atari wa muntu wamenye Imana. Ntabwo avanga ibintu umuntu yakoze ari umwana bikoza ari mu bukobwa bwe ashatse umugabo ngingegese. Haje umuntu abikora akiri umuko atabigeze abikora mu bwana bwiwe akabikora abaye umugore. Icyo gihe kibari impamvu, mbaza impamvu zibari impamvu z'abagabo. Uyu munsi urugo rukenya ruragoye, urugo rukenya ruragoye ko umugore yaba mu rugo. Biva kuki kugira ngo umugore ntiyishimire ubuzima tuyemo? Reka rero ngiye nkubwiza ukuri, muri abo bagore nge sindimo. Je ubuzima bwose naba ndimo twaba dukize twaba dukenye nkuko tuba twarabisezeranye. Nubwo twarara hasi kugakeka, twakararaho mu bukene bwacu kuko mba nzi yuko uyu munsi babimeze nabi, ejo babimeze neza. Dushobora kuba turara hasi, ejo tukaryama kuri duburi. Ya matora imwe ya danje ya duburi. Dushobora kuba turyama ku bikarito, ejo tukabona gakeka, ejo bundi tukabona gasempure ka matora, ejo bundi tukabona iyisumbuye kuri sempure, ejo bundi tukabona igitanda. Nukuvuga ngo ubuzima bugenda buhinduka. Nta mpamvu yo kumva yuko niba uri mu buzima bubi uri bujye gucinya umugabo wawe kugira ngo ugire ibintu uzana. Kumva yuko nucinya umugabo wawe ubwo faranga uri buzane aribwo buri butuma iterambere ry'urugo riza, ahubwo uri murazana umuvumo muri rwa rugo. Uri kuzana imivumo mu bana, uri kuzana imivumo ku mugabo wawe. None nakakaza umugabo wawe ari kuzabona kubera ya mivumo ugenda uvana muri babagabo ku ruhande. Bira binega marumva ngo biranamagira. Hako ngo numva ngo kwa kundi ngo ushobora ngo kurongora indaya ngo bwa buraya bwiye ngo nimba ngo yarafite imico runaka ngo nayo ngarayigushye. Ntabwo mbizi ko ako kazi k'uburaya ntako nigeze nkora, ariko nyine mu makuru nge numva ko ya bintu biteye. Ntabwo bwemewe. Ntabwo mbizi. Ngino misi muraje mwicwe n'inzara. Ntabwo mbizi kubera ko ngewe ni icyumweru nakimaraga ntarijya wowe uri kuza kumbwira iyo nzara yabinyishe yaba ari inzara nyabaki. Amavuta muri kwisiga ejo muzayabura, ejo muzaja mu rugo rw'abantu ngo ni munyishure. Uzayabura habaye iki se ngiye nta makuru ufite yo gukora? Urwego nyende kukubaza. Ngiye ndimo ndakubaza. Jewe amaboko yanjye ari mazimu ikiyabona ndi mazimu. Jewe ndakora. Uretse nk'uko umuntu akubitana gutya n'uburwayi ukamutwara amafaranga menshi ubuzima bugasubira hasi. Jewe iyo nza kuba ntararwaye.